wanze kugabanya ngo nagusubiramo ni cyatatu ntabwo ibyo bintu ndi gusubiremo sinzi impamvu ubu urimo urakomeza unsubirisha ngo nijye gusubiramo bijya bingora iziko ari nko kumfata ku ngufu ntabwo ari kugufata ku ngufu urimo urankoresha ikiganiro gutyo nta kibazo nubishaka barabisiba kamerama wowe bugize burekeye aho ngaho njye ntabwo ari we naje ndi gutagetinga njye naje ndi kwikorera ikiganiro kijyanye n'abamotari bo ku muhanda nanyongaga igare njyewe ni ukuvuga ngo navuye hamwe njya ahandi kubera wabanje ntabwo igihe cy'urubyiruko wenda ruri hanze hano nk'uko njya mbibona kurya abana uko biri kose buri umuntu arya abana urumva abana iyo bakiri abana nyine twabagereranya nk'imboga kandi ntabwo wabarya nta burisho njye rero ubwo burisho ntabwo nari mfite niyo mpamvu ntariye abana kandi ari moto njye ntabwo nakunze gutereta kuko ntabwo nari mbizi gutereta madamu mwahuye ryari bwa mbere umuhura nyine uri kubona ko uri umbonye uje gutega niko shere wanjye twahuye yansanze nawe ku muhanda tu hari n'abavuze ko ngo gitifu ngo ari ex wawe umu ex aravuze ngo gitifu ngo ari umu ex we ngo niyo mpamvu uriya mugabo avuze ngo nagasubiramo kari akantu kamaze kujya hanze abantu batangira gukora twinshi cyane bavuga Pierre nyuma yo gusuzugura arafunzwe we yafashwe yagize ate ariko ntatekereza nanone nkibaza abantu bari kuvuga ndafunze ndi mu rugo byo nibikira kavuga ariko buriya kuva bari kubivuga wasanga babizi buri buke baza kunwa ntabwo navuga ngo kwabuki naraburiye twari dufite stress za dance cyane bavuze bati umwana wacu azamwicira mu nzu ni umufungamutwe uriya mutipe bamwita papa cyangwe papa cyangwe umumotari gusa ngo ntabwo bamutwaye hiti ngo abamotari bari gutegekwa gugenda bacaye amatara ku manywa buriya ni ukubera iki yari abamotari gusa yewe Muhire Pierre maze kumva icyo amategeko Muhire Pierre maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye nemeye nta gahato ko abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Marie Jose umbera umugore tukazabana nk'uko twabyumvikanye. Pierre ushobora gusoma ibyanditse aho ngaho tukazabana nk'uko tangira messieurs tumuhe ituze yewe Muhire Pierre maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Marie Jose umbera umugore tukazabana nk'uko twabyemeranyijwe kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. urasubiramo ntabwo nsubiramo. Hello Big Towners, mumeze mute? Ndakeka mumeze neza, nanjye meze neza. Iyo mumeze neza mba meze neza. Reka mbahereze ikaze kuri Big Town TV, mwibutse ko ugomba gukora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu. No muri kano kanya ari ikintu nababwira, muraza kunyihanganira uko byagenda kose kuko ngiye kubahereza content mutari musanzwe mubona, ariko ni ibintu abantu biri bubaze mwihangane kabisa nibababaze cyane. So ubu ngubu rero musanzwe muzi abantu bakora umwuga w'ikimotari, musanzwe mubibona, ariko uyu munsi navuze tereka njye ku muhanda njye kureba uburyo umwuga w'umumotari umeze, ngende nganiriza abamotari bagiye batandukanye twumve n'ibiciro bigeze. Murabizi muri iyi minsi ngo moto byaruriye, muzi n'udutrend tugezweho ngo amatara agomba kuba yaka. Rero ikintu cya mbere cyanunguye nuko igihe nari ngiye kuvuga ati ngiye gufata icyo kiganiro, naje kuhabwa amakuru yuko uwo bita Pierre ntago nsubiramo ari umumotari. Noneho ikintu gihari ni uko ahantu aparitse ari hano hafi, tugiye kugenda tumugwe Gitumo, ariko ndasaba cameraman
uba uri ahantu kabisa ku buryo bataza kukubona utaza kunyicira umuti kabisa. Aparitse inyuma ndakeka ari kubare cameraman namubanyerekeye kabisa, ngiye kumugwa gitumo, murabizi yabaye umustar, sinzi nimba ibiciro ari guca ari nka by'abandi baca cyangwa arese yihagaraho, ese ubundi abantu barahura nawe bakamumenya. Muraza kubiba byose mwabisubizwa kuri Big Town TV. Reka dukomeze tugendane, cameraman mbare uguma aho ngaho kabisa utaza kunyicira akazi kuko ntago nsubiramo, ntago uyu munsi ari buncike. Dore nguyu kabisa murabona ukuntu aba yifunze we, egera hafi urabona ukuntu aba yifunze, urabona ko uko byagiye kose nta nubwo yambaye nk'abandi bamotari, nta jire nta ki. Reka nsabe cameraman kabisa akomeza aze amubanyerekere kugira ngo bigende fresh cyane kabisa. Wana ino mihanda ndabona ari insazi naho. Meze bite mota? Meze fresh? Meze gute se bro? Salam. Biracamo? Meze neza se? Muratega se? Ndi gutega man. Karibu kwanza. Karibu. Nese ko man ndi gushaka kujya Nyabugogo tu. Nyabugogo? Ndakugezayo. Nyabugogo nangaye se man? Nyabugogo ntago ari menshi, ni cyatanu cyo. Cyatanu? Yes. 800 man. Serious? Ahantu barizwa muri Kigali bro. 800 man binkoreye dore. Nyine urabona sibyo? Man 800 binkoreye bya fresh kuko urabona nese ndabizi urabona nawe umujirani nyuma ndabizi yayemera ko ntwara kuri 800 man. Nimba bajya bagutwara. Aya njewe man abantu barabizi hano muri quartier maze na Sense baradutwara. Nuko uri gushaka ntago nabasha kumenya station banywera ibiciro bya essence man byarakaze ibintu mwese watse muzuze imombe man imombe basi nyine binkoreye man ese gushaka kunkotoza man shaka kunkotoza ukaneza abantu man nyine nawe bibaze mu nyine ndabyumva pe ndabyumva ariko ikibazo nawe sibyo uri gushaka kuneza abantu abana nta mafaranga mfite sibyo niyo magaze wowe binkoreye tukura yo ngaye nakubeshye rero wenda ani nzayaguhereza twe kubirabura n'abandi batabyumva niba nta kuntu umeze wenda uratereta abandi bikunde ariko nakubeshye impombi nta kintu nk'abandi gufata nese man kubera icyo utabikora bangubite cya 3 se basi man icyo koze kamubwiza no kuri ngiye impamvu ngiye ntekereje kuba nagutega sibyo nuko nyine ngiye nakubonye mbona ngiye nsanzwe nkuzi sibyo sinzi niba muzaye ko ngiye nsanzwe nkuzi sanzwe nkuzi hangano y'inkore none ikintu kintunguye no ukuntu ibiciro byari kubishyira hejuru man hano nukuri nese tubazira amata rese basanzwe badutwarira wisa mata man wambabare koko nkubeshye amafaranga ntago nageranya Nyabugogo pe ntago bishoboka birakaze yego uyu munsi ryaremye abagome ese ko nshaka ko twibera inshuti birasaba iki basi njye nashaka kunyitwara tukagenda tunaganira tukaba inshuti man kuba inshuti nta kibazo ariko nanone ubushuti burimo kumpenda se ubwo urumva ubushuti urashaka kuba inshuti ese ngo icyatanu niyo yanyuma mva nkubwire ndagukureho ibiceri desa ndagutwara icyatatu basi aramwara ngahe icyatatu kabisa mane so wagerageje gabanya nyine tu wanze kugabanya ngo nagusubiramo ni cyatatu ntago ibyo bintu ndi gusubiremo sinzi impamvu ubwo urimo urakomeza unsubirisha ngo nijye gusubiramo bijya bingora ntago subiramo ahubwo no ayo bakara kaboro kaba kamanitse hari aboro aboro ujya habona hari aboro hari abona abamotari benshi nibo bakunda guparika sinzi impamvu wowe utahaparitse rwose ukaza hano nimba no guparika kure ahantu witandukanyije n'abandi bamotari ikintu kongera uri kubibona mwana urashaka kunjyana hirya hari uri kunyereka muri uriya muhanda ngejeje kuba umukara mwana nese moto imeze bite si cyo koza reka nkubwire cyo koza nkubwize ukuri sibyo ngiye nsanzwe nkuzi tu sibyo nsanzwe nkubona ku mbuga nkoranyambaga najya kukwisabira akantu kamwe unyihere ikiganiro twikorere sibyo umwe ikiganiro ese urumva wapfa kunyendera aho mboneye mani ndabyumva uri mu kazi sibyo ndabyumva uri mu kazi wanyere ikiganiro mani ntabwo byavamo ndi mu kazi uri mu kazi n'ubundi reka twagitangira ahubwo dushatse twakomerezaho uvuze twagitangira n'ubundi twakomerezaho reba sinakubaza nabanje kukwereka kugira ngo nagate uziko ari nko kumfata ku ngufu ntabwo ari kugufata ku ngufu murankoresha ikiganiro gutyo nta kibazo nubishaka barabisiba nubishaka barabisiba njyewe nari nabwiye kameramani ni njyewe ninza nubinyemera turakora ikiganiro kamerama
wowe bugize burekeye aho ngaho aya nyine buretse gato nyine reka nkubwire wowe wambwiye ngo usanzwe unzi urashaka ubucuti kumbe wowe urimo urankoresha none se reka nkubwire marega natwe ndabyumva uri mu kazi ariko natwe tuba turi mu kazi ariko nanone nawe ese ko iyo nca n'amafaranga make si twari kuba twagiye ibyo by'ibiganiro tukabireka none njye ndimo ndaguca n'amafaranga ukabyanga kandi uri mu kazi tundi kubibona ngase binkore basi nyereka icyo kiganiro ntabwo biri ntabwo biri bukunde kabisa ese bisaba iki kugira ngo bikunde none ubwo urumva byakaba urabona ndi umuntu mukuru mba naje guhiga sibyo bata umuntu mukuru ukamwenderaho umuboneye ni ikibazo aya nyine ndabyumva mana ese nanjye nagaruka sibyo umfatirane ndi mu kazi babinkoreye nk'umuntu wanjye mana si byose ubinkoreye kandi nawe urashaka tuganire ku bijyanye n'iki nta kibazo ni utuntu duke nshaka kukubaza nugiye ngo ni n'ibintu birenze ni ukwigana bisanzwe oya njyewe umva nkubwize ukuri njye ntabwo ari we naje ndi gutagetinga njye naje ndi kwikorera ikiganiro kijyanye n'abamotari bo ku muhanda tubaza esanse bimeze bite ibintu nk'ibyo none ndi kwikorera ikiganiro mwana n'umutipe ahangaha atari haruguru hari umuntu wa mutipe bita ntabwo nsubiramo n'abantu basigaye bakuza ari benshi nawe batokereka njye kumureba ahubwo urumva n'ubundi bise byihura nyine ni ibintu bikubitanye abamotari kubabaza iki ni wowe nawe tugenda twiganira turabiganira si byose ahubwo parika ahantu ha fureshi urumva parika ahantu ha fureshi tuganire ubwo ntabwo ndaburiza ariko nta kibazo mwana ihangane si byose ego hari umuntu wanjye parika ahantu ha fureshi tuganire dore hano n'amamodoka bari gutambuka si byo birangira n'ubundi untwaye nese urabona yindi uri buntware urabona ari imodoka naje nayo kamera bukweho kamera ayo 800 yawe kamera bukweho kamera tubanza tuganire nta kibazo tubanza dufata hano tuganirira Victornas murabona ko ibintu bimeze fresh mwabibonye ko twamaje kwa twabyumvikana uwo bita Pierre tumusanze mu kazi yajyaga bivuga ngiye nkagira ngo ni injoga ntabwo niyumvishaga ko umuntu nkora uza mu kiganiro yambaye amakositime ashobora kuba akora umwuga w'umumotari ubu ngubu tugiye kugenda tumuganiriza natubwiye n'igihe atangira umwuga tunamenye ibye byinshi by'umwihariko tumumenye we cyane bifatika rero ntujye kure wowe ntuze kuba wacikanwa kora subscribe kuri Big Town TV tuguze mu kanya gato Pierre umeze gute se Pato ndashima Imana umeze fresh cyane ndashima ikaze kuri Big Town TV thank you uramfatiranya ariko byari bigoranye uramfatiranye buriya harara none se umeze ute mu buzima busanzwe ndamahoro nyine mba nibereye mu kazi kuriya mpiga ubuzima se biba biri kugenda ndi gukata imihanda nshakisha nk'abandi bose ese ariko na se biri kugenda bivamo wenda hari ukuntu iyo umuntu wenda yari asanzwe ataramenyekana ko niyo amaje kumenyekana ibyo yakoraga ibiciro arabyongera ariko mbere ndawe kugira ngo tugiye ku mwuga aho ngo usanze reka tubanze twibwire abantu burya hari n'umuntu ushobora kuba atarasanzwe akuzi banza wenda wibwira abakurikiye Big Town TV amazina yanjye bwite nahawe n'ababyeyi ni Muhire Pierre ubu ngubu ukaba usanzwe uzwi kuri narindi zina uriyongeraho rya gatatu se ry'abantu bamenye cyangwa se icyo bamenyeyeho ntabwo navuga ko ari izina ni icyabaye nzwiho uzwiho ku iki ni kariya kajambo kamaze iminsi gasirikira kabereye mu murenge umwe wo muri uyu mujyi wa Kigali nari ndi gusezerana gitifu arambwira ngo nsubiremo ncikwaho gatandatu ntabwo nsubiramo ntabwo nsubiramo rero nakabonye gutyo kagiye hanze ntabwo navuga ngo wenda nari nagapanze nakabonye mbese uko abantu bakabonye niko nanjye nakabonye tu ese mu buzima usanga usubiramo nyine uri umuntu ujya ukunda gusubiramo ikintu yavuze ku buryo umuntu ashobora kugusubirishamo kenshi gusubiramo biterwa n'icyo kintu cyangwa se ari abantu basubirishamo nkana kansubirishamo ibyo wumvishe ubwo na gitifu yari uzi umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ubaze ibyo uzi nka mwarimu mwarimu akubaza ikibazo kandi azi igisubizo cyacyo umugani uvuga ngo ubaze ibyo uzi nka mwarimu uwo mugani ubaho ntukambaze ibyo uzi nka mwarimu uwo mugani ntabwo ubaho umugani ariko tuvuge nimba ibintu bizi ukabimbaza
nkagucira uwo mugani nkakubwira nti ntukambaze ibyo uzi nka rero mwarimu. ntabwo ukuntu umuntu ukunda kukubaza ibyo uzi, ariko iyo umuntu agusubirishemo ntabwo ari kwanga ababizi. Yes, rero iyo umuntu agusubirishijemo birashoboka ko aba agusubirishijemo ibyo atumvise, ariko hari n'umuntu ukubaza ugusubirishamo nkana. aho yatubwiye ko yitwa ngo iki? Muhire Pierre. Wadusubiremo izina ryawe tukakubyumva neza. Wadusubiremo izina ryawe rega ukuntu Bon, ntabwo nsubiramo. nese reka nkubaze, ukora umwuga w'ikimotari sibyo? Yes. Ariko mu buzima busanzwe hari system yaje ko abantu asigaye bishyura no kuri telefone sibyo? Nanjye yangezeho. Wunga umuntu yakwishyura kuri telefone Nta kintu biba bitwaye, aho umuntu ayafite turayakira. none se buriya iyo uri kwishyuza umugenzi akakwishyura kuri telefone umubwira nimero ntabwo uyisubiramo? Cyangwa ku kintu kirimo amafaranga cyusubiramo? Wajya uva ku mafaranga ko yishe n'umwana w'Imana. Amafaranga usubiramo, ariko ibindi bintu ngo wari ukwegeza amafaranga yo urumva se niyo bagusubirishamo inshuro 100 buri ubizi neza ko harimo akantu. Hari igihe umuntu yagusubirishamo ariko kazi tu ugatuye komeza umbwire ndakwishyura. None uyu munsi ngiye ndagira ngo abakunzi ba Big Town TV babashe gusobanukirwa Pierre, bamenye Pierre ni umuntu ki, Pierre wa nyawe sibyo? Wenda mbere na mbere nagusanze yego mu mwuga w'ikimotari, ariko wenda uretse umumotari na wundi mwuga nta kindi kintu ukora? Kugeza ubu nta kindi nari mfite cyo kuba ndi gukora uretse kariya kazi niko nari mfite gusa, ariko hari ibindi ndi guteganya imbere. Hari ibindi uri guteganya? Ngo agafaranga kabonetse hari indi mishinga urimo nyine tu? Ntago ubundi gutangira umushinga ntabwo bivuga ngo agafaranga kabonetse, bisaba kwigomwa ukagira ibyo wigomwa. Ubundi hari umuntu umwe wigeze kumbwira ambwira ngo iyo ufite akazi kamwe ariko uba utegerejeho amaramuko, izo nzira zako zifunze ubu uri umuturanyi w'ubukene, ubukene buhita bugusura. Ariko buriya mu buzima busanzwe mu tuzi twose tubaho hari abantu bari VIP, hari abantu basanzwe just mu tuzi twose sibyo? Bara nko mu mamotari mujya mugira nk'umuntu w'umusitari mu mamotari cyangwa se umuntu w'VIP uzwiho ko aca menshi, uzwiho ko bimeze gutyo nyine uko yihagazeho ku giti cye, abantu baba bahari? Ya birashoboka cyane kuko hari nk'umumotari utega mwageraho umuhanda wa kaburimbo urangira akakubwira ati ngiye sinjya ndenga. Ubwo niba utaha ahantu hatari uw'umukara akakubwira ati wowe kuyo twumvikanye wari kumpa unkate hayo uri buhundu kujyana muri ravumbi nge sinjyayo. Ubwo nawe niko bimeze? Ubwo rero uwo ngo urumva bari VIP abo barahari turabizi muri uyu mujyi. Wowe umuhanda gitakujyamo? Nge nakubwiye ibintu byose birimo amafaranga tu. Pia wavukiye mu kahe gace? Navukiye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mu karere mu majyepfo. Mu majyepfo kahe karere? Akatureka wenda tureka kujya kuri iyo ni intara y'amajyepfo. Intara y'amajyepfo. Akarere kahe? Akarere ka Kamonyi. Ka Kamonyi. Ariko hari utuce tuba bizwiho ko tugira izuba, agace kamwe kakaba gakonja. Muri Kamonyi ho bimeze bite? Muri Kamonyi rero ibintu biba ari balance nyine. Igihe cy'impeshyi abona nk'iki gihe turimo hano hose izuba rimeze nabi. Izuba rimeze nabi. Ariko ubundi ni ibisanzwe. Kamonyi ni ibisanzwe, nta kindi bitandukaniyeho n'utundi turere. Okay. None se buriya nge nsanzwe mbona abandi bamotari akenshi nk'iwe mumotari usanga yikubise ibikote nka bingahe. Impamvu nemwaje ikibazo hari igihe umuntu aba yarakuriye ahantu muri karitsiye haba imbeho ya danje ku buryo imbeho itamukanga. Ariko nge nunguwe no kubona umumotari wiyambara agashati gutya gusa ubundi atakubisemo nk'ibikote nka bingahe. Buriya we ni banga ukoresha kugira ngo ugende wifunza agashati gutyo gusa nta bindi bintu birimo? Biterwa buriya simbizi, ariko kereka wenda nuganira n'uwambaye ibikote uko bayimva mu mubiri wiwe, ariko ni gutya ameze. Nuko biratandukanye cyane kuko nisanze ubwo wenda yari igihe cy'imbeho nshobora gushyiraho agapira cyangwa se agakote k'agakwire nkigira mu kazi, ariko nanjye hari abo njya mbona nkabona yambaye nk'igipira kimwe cy'imbeho, icya kabiri, icya gatatu n'inyuma karenzaho igikote cy'ishashi. Ntabwo ujya wabara se. Ahubwo niwe ushobora kuri mu bamotari bakeya mbonye ushobora kwambara, ahubwo nibanza nawe wa mbere ushobora kwambara ishati ukagenda mu muhanda ugatwara moto.
none abandi niba rwaba ari uruzuba rwa danje usanga yambaye amakote nk'icumi rwose amapantaro nk'atandatu ariko akakubwira ko yumva nta kibazo afite. Ngewe n'ubu ndi gushya ahubwo nakamba nakarengejemo hano ku rwego rwo kwirinda ivumbi ryinshi rihari kuko hari igihe ivumbi rigukubita rigafata hano hose ugasanga ikora hajeho bya bintu bita ubuki urabizi buryo umuntu ashobora kukubona akavuga turamucama ntabwo ajyayo akora umusirimu mu bamotari kabisa. ndimo ndabigerageza ntabwo birazi. uri umusirimu kabisa kuko urumva just umuntu ushobora kuvuga ngo wenda byonyine n'imyambaro uburyo uba wambaye sibyo ntabwo dusanga tubimenyere ku bandi bamotari sinzi wenda nimba ari uyu munsi wenda byahuriranye simbizi. utaragira umufasha ntabwo bino wabimenya. byose urabikesha umufasha. mba ndi kubikesha umufasha wanjye uri kunyitaho nyine akagafura fureshi agenda ngahindura. ariko umufasha wamukesha byinshi mukesha byinshi. nawe nkesha byinshi. tugaruke turacyari ku buzima bwawe. ese Pierre watangiye umwuga w'ikimotari ryari? mazemo imyaka igiye kuba ine. igiye kuba ine natangiye ikimotari 2029. 2029 yego ubwo nibwo yagitangiye 2019 preto. bibaho ko n'ubu umwuga utangiye kera pe. Nawutangiye zaba 2029 yose. 2029 uvanyeho 10 cyangwa urateganya kuzawutangira? umva ni 2029 2029 rwatangiye ikimotari uvanyemo 10. ubwo ni 2019. none se mbere yo gutangira umwuga wari ufite izihe nzozi? inzozi nari mfite ngiye nakuze ndi umwana ukunda ibidurugu murabizi ibintu byo gutwara byambaga inyuma ya zero. nirukaga inyuma ya zero ariko Imana ishimwe siko byakomeje. ngo ni amazero abiri. nguyu mwigenda imbere ndi inyuma ngiye nkaba ndi hagati yazo. mba hejuru yazo apa. ngo bimeze fresh kabisa. uri kubona biri kugenda bivamo umwuga w'ikimotari se? ni gake gake. ni ukuvuga ngo buriya iyo ubasha kubona bucya bukira urya kabiri ku munsi ushima Imana. Pia hari ikintu bita inzozi cyangwa se imyaka ya gisore y'umuntu ageramo. Hagiye wenda umuntu afite nk'imyaka 18 19 gutyo muri iyo myaka ariko muri icyo gihe harya ubwo ufite nk'ingahe utangira umwuga w'umumotari 2019? 2019 nari nkuze cyane nari mfite imyaka 25. 25. ubwo icyo gihe nyine nibwo wabashe kugura moto ariko noneho hari ibihe umuntu acamo ari kwifuza icyo kintu tubwe nimba araguze moto ariko ntabwo wagiye ngo uhite ukubitana nayo tuyigura ariko nyine hari ibice byagusabye kwigomwa sibyo hari ibintu runaka. ese nyine wenda nko muri iyo myaka mbere yo kuyigura wenda wakoraga iki cyangwa se byagusabye iki kugira ngo nyine ube wavuga uti ngiye mu mwuga w'ikimotari? abantu benshi bavuga ati ngiye kugurisha iki nkora iki. watubwiye ko nyine wakuriye za Kamonyi na he uraza no kutubwira ukuntu waje kuba i Kigali. nta kintu na kimwe byansabye kugurisha. byansabye kwigomwa nk'uko nabikubwiye kuko nanyongaga igare ngewe ni ukuvuga ngo navuye hamwe njya ahandi kubera wabanje ntabwo igihe cy'urubyiruko wenda ruri hanze hano nk'uko njya mbibona ntabwo ngiye nigeze mbicamo. hari ahantu ugera wenda bitewe n'aho ukura ubushobozi imyaka ikakuyobora ukajya mu bintu byinshi bidafite. ngewe nakuze ni papa ni mama ukuntu byansabye rero gukora cyane. byatangiye ucunga ikigare cya kintu usunika kivaho ujya ku igare unyonga. yego ubu ngubu uri kuri moto. yego nyuma yo kuri moto nzajya ku modoka kubera yuko Imana niyo nkesha byose. nabyo bizashoboka. none se ubuzima bw'abamotari bumeze bute? hari igihe hari story njya numva ku bamotari ukabona abamotari burya ngo ni abantu barya abana cyane. barya abana? wowe byigeze bikuba mu gihe watangiye umwuga w'ikimotari? kurya abana?
uko biri kose buri umuntu arya abana urumva abana iyo bakiri abana nyine twabagereranya nk'imboga kandi ntabwo wabarya nta burisho. Nge rero ubwo burisho ntabwo nari mfite, niyo mpamvu ntari abana kandi ari moto. Reka da iyo moto nakubwiye ko ntacyo nagurishije ngo ngere kuri moto, sibyo? Ese we moto wava igare ryakugurira moto? Wenda igare wakora ukiga ukabona provisoire ukabona perime, ariko ntabwo wahitugura moto. Ariko bivuga ko ndiko nukuvuga moto rero moto ngiye natwaraga ntabwo natangiye ntwara moto yanjye. Urumva natangiye Versa ipatano ibiki nawe urabyumva, natangiye mu makeredi. Urumva se nayo mfite uburisho bwo kurisha abana, byari bikomeye, byari danje. Ariko nanone bivuga ko n'ubundi abamotari uko byagenda kose ntabwo biburira, usanga n'ubundi hajya umumotari atwara nk'umukobwa akagenda amuganiriza, ariko nibyo reka tubireke. Ariko rega utaranabireka umukobwa abumwe agatukisha bose, sibyo? Kandi mu bantu bose habamo abantu bose. Icyo iryo jambo risobanuye, mvuze mu bantu bose habamo abantu bose, nuko aho abantu bateraniye ari benshi ubonamo abeza, ukabonamo ababi, ukabonamo abakugira inama, ukabonamo abakoshya, mbese haba harimo ingeri nyinshi. Yo mu kimotari nuko ni sosiyete n'ubundi habamo abantu habamo abamotari beza bafite imico myiza batagendera muri ibyo byo kurya abana, habamo abasenga, habamo abadiyakoni n'ibiki byose mu kimotari turabafite, sibyo? Rero ntabwo kurya abana rero nanjye ndi muri abo kwanza, ntabwo nanjye nigeze ndya abana. Ntabwo wigeze ubikora. Iyo mugiye guca amafaranga mubimugendera ku kiburiya, hari umuntu uvuga, hari sitori njya numva ngo buriya nje nshobora kuza nkaguhagarara imbere n'umukobwa akaza akaguhagarara imbere, twese tuje gutega moto, umukobwa yiyambariye akantu kameze fresh gutyo, ukabona nshobora kuguhereza nk'ahantu ndi kuguha icyatanu, umukobwa ari gutanga igihumbi ati ngwino. Ngo bijya bikunda kuba ku bamotari. Ibyo ni bya ndi nakubwiye nyine, hari uwo nyine muzahura afite iryo rari ry'iyo jipo, sibyo? Hari umuntu wigeze kumbwira ngo abamotari ngo bajya bafunga feri ngo bakajya bigira gutya, ngo cyane cyane iyo bahetse abakobwa ngo kugira ngo uwo mukobwa ajye aza amugonga inyuma mu bitugu, kubona ariko biterwa na ryarari nyine na wa muco nakubwiye wo gukunda ijipo. Yo ukunda ijipo nta cyatuma ngo utwara uri umusore kandi hari inkumi. Uteganya bibiri uba ushobora gutekereza ati iyi nkumi turi bugende tuganira birangire nyikuyeho nimero ninyikora utanzayitwarira ubona utazaze kundeba. Nabyumvishe ubwo wari kudusobanura ukuntu bimeze, ariko nanone uko byagenda kose ntabwo abantu bose nyine nk'uko wambwiye ngo abamotari baratandukanye, ariko hari ukuntu gutya wowe ku giti cyawe wambwiye ko wenda ukoresha ukuri, sibyo? Nibyo ukoresha ukuri kandi ntabwo ujya usubiramo. None hari igihe urumva nk'umuntu aguhamagara ko uri kumwe n'umukobwa cyangwa se difference, tuvuge nje gutega moto ndi njyenyine, cyangwa se nje nuko naza gutega moto ndi kumwe n'umukobwa, urumva ari nk'umukobwa nje gutegera amafaranga usanga unca niyo umuca, cyangwa iyo umuntu ari kumwe n'umukobwa kuki mukunda guca menshi kurusha ibyo? Ya umuniga mu musebye. Abatipe bategera abakobwa mu mupfirifiyeri, sibyo? Umumotari nawe yabibonye gutyo, cyane cyane umubebe araza akakubwira ati akira telefone vugana n'uno mujama akubwira aho ngeze, sibyo? Icyo gihe yabikoze gutyo, nimba ari ahantu h'icyatanu umumotari ahita avuga ati ndaporofise reka nze nshire 2,5 cyangwa se 2. Okay, reka twigaruke none tugiye reka twinjire wundi tugiye kugaruka kuri wa munsi, sibyo? Wa munsi byabereyeho uko navuga. Umunsi byabereyeho nagiye kubona nkabona akavideo. Ese Pierre, wenda katugaruka kuri video yawe ya trendinze, ni video uri kuvuga ngo nago usubiramo, sinzi nimba wenda warabivuze wenda ubishaka cyangwa ari ibintu byagucitse, gusa ngiye nabonye akavideo ugati nago nsubiramo, none ukabivuga n'inshuro zirenze imwe,
none ndagira ngo unsobanure kuri icyo kintu kuko akenshi iyo abantu bagiye mu bukwe nyine mu murenge iyo bagiye mu murenge abenshi bikunda kugaragara ko abenshi basubiramo pe kuko biba bigoranye nyine ko abantu babikora neza nuhagera uburyo biba bigoranye none ndashaka kunsobanura kuri kariya kavideo nsobanura kuri kariya kavideo ese wabitewe n'iki kuba wavuga ngo ntago usubiramo Gitifu akagusaba gusubiramo ko ukanga gusubiramo nk'uko natangiye mbivuga ntago ari plan nakoze ngo ngende mvuge ngo ngiye guserera na Gitifu ntago twari tuziranye ni serivisi nangiye kumwaka nyine kandi mva mu rugo nayumvikanyeho n'umufasha wanjye kuko gahunda yari tujyanye ntago twayimenyeye hariya twagiye tubizi neza iki tujyanye ahubwo icyabaye ni pressure ni pressure yabaye bansubirishamo Gitifu ansubirishamo kenshi ko njye nasubiyemo nk'inshuro 3 pressure niyo yatumye usubiramo inshuro 3 ari ababonye mvuga ngo ntago nsubiramo ariko nibakurikira video yose ko yagenze bazasanga ahubwo nari nabanjije gusubiramo mbere yuko mvuga ko ntari busubiremo warabanje usubiramo ubwa mbere biranga nsubiramo n'ubwa kabiri biranga none wasubiyemo iyo pressure rero yabaye izo nshuro zose abantu buzuye umurenge wose bari konseka kumva impamvu utari gusa wasubiyemo kangahe uriya nshuro mvuga ngo nawe nsubiramo yari ya gatatu nuko ngo ubwa mbere byaranze ubwa kabiri biranga ubwa mbere narahiye ntamanitse akaboko ubwa kabiri ndavuga ngo tuzabana nk'uko twabyumvikanye nese ntabwo bavuga ngo tuzabana nk'uko twabyumvikanye abaho tuzabana nk'uko twabyiyemeje ubwa gatatu rero nibakurikira video bazabona ko navuze ngo tuzabana nk'uko twabyemeranyijwe none ubwa kane nibwo yambwiye ndasubiramo ndavuga ni ntabwo nsubiramo ariko ntabwo nabyeruye hari abantu babibona kuriya nyine kare kamaje kukurambiramo ukuntu ni pressure abantu banseka bongera banseka kuko hari n'ahantu Gitifu yavuze ngo mumuhituze nimukurikira video muzabona ahantu yavuze ngo tumuhituze Gitifu se yabivuze yavuze ngo waguhituze umaze kuvuga ngo nagusubiramo yego umaze kuvuga ngo nagusubiramo impamvu we yabivuze rero ntibakabifate uko bitari wenda mbisobanure neza ntago Gitifu we ririya jambo yaryumvishe wowe Gitifu yajya kubyumva byari ibindi ni Imana yahabaye nuko ngo byari byamaje kukurenga pe byarandenze yambwiye ngo urasubiramo ndakiyongorera ndavuga ntabwo nsubiramo none se ubwo ni ukuvuga ngo wowe wagiye just uri kugenda uvuga nyine abantu bigera aho ngaho umurenge wose uraseka neza ku rwego rwaho Gitifu avuga ati mumuhituze kabisa ese urani nk'ikihe kintu cyabitera ariko icyo tube tugeze kukigarukaho ariko nanone nubwo uri kuvuga ngo wenda Gitifu yasabye ngo aguhituze ntabwo nasiga ikibazo cy'uko hari n'abavuze ko ngo Gitifu ngo ari ex wawe umu-ex aravuze ngo Gitifu ngo ari umu-ex we ngo niyo mpamvu uriya mugabo avuze ngo nagasubiramo urazi Gitifu wenda nkurikije umunsi uriya niwo munsi wa mbere nari mubonye nta nubwo nari mbizi ko umurenge ngiye gusezerana nawe uyobowe n'umudamu ahubwo nabibonye mageze ani nkurikije uko namubonye ni mukuru ni umumama bigaragara ko ari umubyeyi urumva umuntu wagiye guhabwa izo nshingano akagirirwa icyizere n'igihugu agahabwa inshingano nka ziriya ni mukuru ababivuga rero ntago ahubwo bafite kureba kure Gitifu rero namumenyeye hariya nta hantu tuziranye na ibyo kuba umuyegisi byo icyo bagikuremo wenda bashakira ahandi bashaka izindi mpamvu runaka bamvuge njyenyine ariko Gitifu bamwihorere ese ubona nko kuri ya munsi ni nk'ibi bitekerezo byaba biri mu mutwe wawe
kuri uriya munsi abantu bamaze kuguseka bamaze kugucanga mu mutwe noneho ahubwo ndagira ngo ni nk'ibi bintu wari gutekereza kugira ngo uvuge inshuro zigera kuri 3 inshuro ya 4 bikunanira kugira nawe ubwawe bigezaho bikakurenga ntago nsubiramo. Umwana yabonye nyirakuru agenda yunamye arangije aramubaza ngo ariko nyogoko henga igihe wagendeye wunamye uri kwihisha iki? Umukecuru aramusubiza ati mwana wanjye icyo nihisha nugeraho ngeze nibwo uzakimenya, ubu sinabikubwira ngo ubyumve. Rero urumva ibyo natekerezaga wazabimenya ugeze hariya haba hari puresha ya danje. Ntago byonyine ubonye urupapuro muba muri gusoma inyuguti ziba zanditseho ukuntu ziba zingana ziba ari nini bishoboka, urumva ziri mu Kinyarwanda tu. Ariko se watangiye uvuga ngo abantu benshi barahagera bikabananira nuko baba batazi gusoma. Ase urabiterwa n'icyo ahubwo ntago ari uko baba batazi gusoma, sibyo? Ariko ugeze hariya hari ibindi hari uburyo nawe ubwawe utabasha gusobanura uburyo uba wiyumva. Ntabwo ese nyine ni ukubera ubwoba, ni ukubera iki? Urahagera ukagira ubwoba cyane cyane ko abantu bagera hariya bwa mbere nibwo bwa mbere baba bageze mu mbaga nyamwinshi ingana kuriya, nibwo bwa mbere baba bageze imbere ya kamera zingana kuriya, haba hari kamera nyinshi zishoboka, urumva? Abenshi rero bira ntago baba bamenyereye, abenshi tuba dutinya kamera. Nanjye nibwo bwa mbere ngeze imbere ya kamera. Ese nimba wenda waragize ubwoba uri uwo murenge wenda ugatitira gutya, ntago wari wajya nk'ahantu gukora interview bisanzwe nka interview y'akazi? Ubundi rero bavuga ko ikitakwishe kigukiza, sibyo? Birashoboka ko uriya munsi ubwoba nari mfite ari wo munsi nanabukiriye, sibyo? Kubera ko icyanteye ubwoba kitanyishe cyashobora kuba cyarankijije ubwo bwoba, sibyo? Ntabwo ndajya muri interview zindi nagiye nkora nyuma y'uko biriya bibaye. Nta hantu numva naba narigeze ngenda mfite ubwoba nabugize nyuma kariya kantu kamaze kujya hanze. Abantu batangira gukora twinshi cyane bavuga Pierre nyuma yo gusuzugura arafunzwe, we yafashwe, yagize ate. Ariko ntatekereza nanone nkibaza abantu bari kuvuga ngo ndafunze ndi mu rugo byo nibikira. Abana ariko buriya kuva bari kubivuga wasanga babizi buri buke baza kuntwara. Urana kintu byafetinze ku buzima bwawe bisanzwe? Hari byari biteye ubwoba. Madamu telefone zimuhamagara, nanjye ari uko, famiye ari uko, natwe baduhamagara ati ko mu murenge twari turiyo biriya tukaba tutarabibonye byagenze gute. Nta muntu n'umwe wari utuje wumve ngo kari akantu kajya hanze. Ntabwo navuga ngo kwabuki narakuriye, twari dufite stress za danje. Byari bimeze neza. Kwabuki ntabwo wakuriye? Ese wari kukurya ute? Kari kagiye hanze aribwo tukiva muri mariage. Hari abantu bari bazi ko ngo umunsi kagiye hanze ariwo munsi umurenge wabereyeho. Wapi kari kamaze hafi ibyumweru bigera muri 3 hanze katarasohoka. Video yafashwe kuri 13, mariage zaba kuri 29 kajya hanze ku ya mbere nimba atari 2 z'ukwa munani. Mariage yari yarabaye. None se pe ubundi ufite nk'aba ex bangahe? Aba ex abyansaba karekatrice. Reka ni benshi cyane kandi kugira ngo umwuga w'ikimotari ngo iki? Nago aba ex ngambwira wabatunze ryari? Aba ex uri murambaza. Nge ntago nakunze gutereta. Kuko ntago nari mbizi gutereta, nta mwanya nari mbizi, ahubwo ngewe wasangaga wagusanga wese nyine ni karibu. Nawe wimvugira wa? Ntabwo muvugiye ngakomeza. Wowe wambajije reka gusubiza ntacyo. Aba ex uburyo bajemo ni uburyo bwo kunyikundira ngewe ubwanjye, kuko ntago ndabimenya impamvu byagenda guko. Ariko ngewe ndi umuntu nkiri na muto, natangiye gukundwa ndi muto. Ese nyuma ya kara ka video nta mu ex n'umwe aguhamagara mwe mu ba ex bawe?
baramamagaye baguhamagaye bakubaza iki? bambwira ngo ese kuki wanze gusubiramo? Yego. Nanakubwiye ngo tubisubiremo ngo baretse tukabisubiramo ko mbona kuntwaye. Ni ukuvuga ngo nabo bari bafite amatsiko y'ibyabaye. Hanyuma nkabohereza aho video nyirizina iri kuko hari abantu barebye kari akantu konyine bagumana amatsiko yo kwibaza nimba narasubiyemo cyane. Ari nayo mpamvu kuri channel yanjye nafunguye buriya bukwe nshaka kubunyuzaho. Uzabukiraho? Ndashaka kubucishaho vuba vuba. Ndashaka kubucishaho kugira ngo abafite ayo matsiko bamenye uko umurenge byagenze nimba narasubiyemo. Gusa nasubiyemo impeta ndayifite. Ariko ikibazo ibyo ngibyo uri kumbwira wowe wamaje kunyibwira ko wasubiyemo inshuro zigera kuri 4. Yego. Kuri 4 birango byakunanira nimba n'inshuro ya 5 bari bakubajije. Ibyo rero nibyumvikana ko nsubira. Ndabyumva. Wasubiyemo inshuro zigera kuri 4 sibyo? None nimba wasubiyemo inshuro zigera kuri 4 uri gushaka gutanga video yeditinze itarimo ako kantu katarimo. Akahese ako kantu ko bango nago nsubiramo. Siko uzatanga kuri videos? Ya karimo. Karimo? None se bagakuye? Bagakuye. Ako ngako naka video wenda ba uploadings. Naga ari video. Hari ubwo se rero video bagwaye y'ubukwe irimo ako kantu nago nsubiramo. No kuvuga ngo uwagafashe we yagakuye muri video y'ubukwe. Ntago nagiye ngo ngakore ku ruhande agatwara ukwako. Ariko uwagapostinze se wagukameye, so waragukameye mu. Niwe wari wankameye. Bivuge rero video yose irahari nuko byagenze mvuga ngo sinsubiramo nabyo birimo. None se ntago birimo kandi ariho kavuye. Ese ubundi nyuma yuko uwanyazira video bimaje kukaffectinga ntago yegeze ushaka kuba wahamagara ugerageza guhamagara umuntu uploadinze cya kiganiro ngo musabe ko yabikuraho? Narabikoze. Yabigenza atagusubira mu kintu. Narabikoze ariko arambwira ngo kamaze kurenga n'ahashoboka. Nta kintu yakora. Mbese hari uburyo amazi atemba. Famille byaje kugenda bite? Famille y'umugore ntago bavuze bati uwo mugabo washatse nagashobotse? Ni byinshi cyane bavuze bati umwana wacu azamwicira mu nzu n'umufunga mutwe. Hari n'umukobwa yagiye ahantu hamwe aravuga ngo uriya mutipe ngo wafunganye umutwe gitifu ngo buriya ndamutse ngeze iwe ngiye kumubaza ubusa ngo buriya byagenda bite. Ariko ntago ndi umufunga mutwe. Ndi umuntu usabana taganira yemwe ngira n'urukundo. Ubuzima bwa Gisore se Pierre ari umuntu umeze uti? Ubuzima bwa Gisore Pierre ubusore bwe ntago ubusore bwe bwaranzwe n'imihigo yo guhiga ubuzima nkuko nabikubwiye. Ntago ubuzima bwe bwari bufite ahantu bushingiye buhamye uko muhira ari Pierre byamusabye kubirwanira cyane. Madamu wawe mwahuye ryari? Madamu wawe mwahuye ryari? Ubwo twahuye ayaciyemo imyaka 2. 2020. Yaje tumaranye imyaka 2. 2020. Okay, no kwango icyo gihe cya 2020 n'ubundi yaratangiye umwuga w'umumotari. Mwahuye umutwaye bwa mbere umuhura nyine? Twahuriye mu kazi. Nanjye nyine nkuko nawe nsanze mu kazi ahandi nabarezwaga njye inshuro nabaga ndi mu rugo n'inke cyane. Nyine mwahuye mu buhe buryo nyine nasa nko kuganiriza uburyo mwahuyemo? Uri kubona ko uri umbonye uje gutega niko shere wanjye twahuye. Yansanze nawe ku muhanda tu. Ansanga ku muhanda ambaza nimba ndi mu kazi ndamubwira cyane rwose nshaka kunjyana inaya ndayamuca. Turumvikana ndamutwara. Bikubitana nuko yari afite akandi kazi ku ruhande nkuko nawe nari bukugeza aho ugiye ukambwira atiko kuko duturukanye mu rugo kaba mu rugo wahabonye mfite akazigo kari runaka kagenda ukamfatira ukandeporeze mu rugo. Mbikora neza arampemba arambwira ati wowe rero nabonye uri imfura n'ubutanzajya ngutuma gumana nimero yanjye nawe nge ngumani yawe birangira ducata gutyo nyine. Kazaye mu gutyo na gutyo mpaka muteretanye birakubona. Nuko byaje. Niyo mukobwa mbese mwari muhuriye mu kazi? Oya. Ni nka bangahe? Eka mbwire abakobwa duhura nabo ku munsi nawe urabizi muri uyu mujyi wa Kigali ni benshi cyane. Ndi kuvuga nago ni kwa ngo wari mwari muhuriye mu kazi. Wo mwari mukundanye kubera akazi cyangwa se wo mwahujwe n'akazi? Mu bakobwa bose muri baba ex bose wambwiye? Wambwiye niwe mukunzi nyine mwakundaniye mu kazi wenyine? Niwe twakundaniye mu kazi.
kubera ko njyewe biragora cyane nawe navuga ngo ni kwa kundi Imana igukubita pase yayo kuko ubundi ngiye kuganira n'umuntu ntazi amavu n'amavuko kandi nawe nuko nasanze inkomoko ariyo mu rugo buriya nicyo cyamaye motivation agiye umutera za stories z'abamotari mpaka ugeraho tugenda tuganira bigera hambwira inkomoko ye numva mu rugo arahazi nsanga nanjye iwabo ndahazi amata agenda abyara amavuta muri ubwo buryo bajya bavuga rero ko nyine n'ubundi abamotari nyine hari stories zanyu mugira zihariye kuri ushobora nko ku munsi ushobora kwirirwa uvuga kabisa kugira ngo utware umugenzi ariko iyo utwaye umugenzi nyine wa make ngo ntabwo umuganiriza sibyo ariko umugenzi wa make biterwa n'urugendo rukene wagiye gukora hari igihe umugenzi agukubita udupanga duke nyine twa tundi twa nyuma batishani nkakurana wari unjyanye Nyabugogo kurana ntabwo katuje urumva bundi ikiganiro cy'umumotari n'umugenzi kugira ngo baze kuganira bitangirira hariya nyine kuri teraho muba muri mutarahaguruka mutangira urugendo hari umugenzi uza nyine agukanika urumva icyo gihe n'ubundi ugahaguruka warakaye ubona ko nta n'imodu y'ibiganiro ihari sibyo hakaba n'umugenzi uza akicara kuri moto agahita yegera muri telefone uwo ngo ntabwo uzajya kumuderanje umubwira ngo urumva ngo urebye ngo nako ngo buri reka urumva ubwo mugenda gutyo mugahagara aho yakubwiye agakwishyura agakomeza nawe ugacaho ariko hari n'undi uza urumva ukabona ko byanga bikunda urugendo ruri buryohe hari n'utwaraye ukagerayo wumva urugendo rwabaye rugufiya kandi ari kure kubera ko mwaje mwiterera umusingo urugendo ruraryoha nahise uhura bwa mbere na madamu wawe nyine muri urwo rugendo rwa noza rwa story rw'ibiganiro mwaganira ni ikihe kintu wamubonyeho gitandukanye n'abandi bantu bose ku buryo uvuga uti uyu muntu kabisa ntabwo muze ko uwo munsi ari bwo bwa mbere yahise umugira umugore ariko biranashoboka abantu bajya batubwira ko nyine ngo umuntu ngo bakundana cyangwa umuntu babana yamukunze bagihura sibyo ariko ni nk'ikihe kintu wamubonyeho atandukaniyeho n'abandi ikintu cyagukuriye ku rugendo twakoranye rero rwaranzwe n'ibiganiro nibyo nakubwiye sibyo none ikintu iyo uganiriye n'umuntu rero hari byinshi umwumvaho bigatuma n'ubutaha uzakenera kuganira nawe sibyo rero ngiye mu biganiro nagiranye nawe dusa naho duhuje amateka yacu use nongera gutwara undi mukobwa nawe mukumva na stories zirenda guhura uzabagera ari babiri cyangwa abakobwa ntabwo kibaganiriza mu byo ngomba bagenzi ntwara no kubaganiriza nabyo biba birimo no mu kubaganiriza biba bigomba kuzamo kereka iyo dukubitanye nkabona isura yawe wayifunze muri iyi minsi hari ibibazo bihari umuntu akivira mu rugo yifite ibibazo byiwe wowe warangiza ukaza kumwinjirira ariko njyewe ushobora kuza nkabibona ko turi buganire ubwo rero uzaza tukaganira nkasanga duhuje amateka azaba agira ubuntu bwo kugirwa inama nanjye kuko ngiye ubwo urumva mfite amateka y'abantu babiri mfite ayanjye bwite mfite n'aya madamu sibyo ubwo naza noneho kunganiriza nkasanga ibyanjye nawe bisa nzaba mfite icyo kumubwira nzaba mfite inama ndi bumuhe sibyo nkomora ku mateka y'abantu babiri sibyo uwo nguwo rero azaba agiriwe ubuntu ubuntu azaba agiriwe si ubwo kuzamugira umugore ubuntu azaba agiriwe n'ubwo inama azankuraho akaba wanamugira n'inshuti akaba inshuti yes wenda tureka twinjiye mu muryango n'ubundi reka dukomeze amakuru ya madamu se madamu ameze neza arakomeye arashima Imana nyuma yo kureba ka kavido nta bwoba byamuteye we byabayeho nyine byabaye ariko bibi by'igihe gitoya kuko ibyavugwagamo akenshi hari ababivuze uko byasohotse hari abagiye biyongeramo uturingushyo twabo ibintu bita indyohesha birayi nyine bagenda bashyiramo biriya bagendaga bashyiramo ibyo byadukuraga umutima bigakura umutima umuryango urumva nimba umuntu afashe ifoto yawe hano akahashyira uwa ribu ahangaha akahashyira iyo umusaza uba arimo hagati uri umuntu utamenyereye social media mu by'ukuri nta kuntu utagira ubwoba avuga ati wa mutipe byamukomeranye
hariya yagiyeho nta n'uzamukurayo niba umusaza yabyinjiyemo ntawe uzamukurayo bakumva yuko ahantu nagiye ari danje ariko Uwiteka ashimwe ntabwo ariko byagenze. Madamu ntabwo akibabibonye ntabwo byigeze bimuriza. Afite umutima ukomeye, yaciye muri byinshi. Afite umutima ukomeye, afite umutima ukomeye niko nabikubwira. Ntabwo RIB yigeze guhamagara? Oya, RIB ntabwo yigeze impamagara. Kwanza uretse na RIB nta n'undi muyobozi runaka wigeze amamagara bimbazaho, uretse ko niyamamagara nari kumwitaba tukaganira ntabwo nari kwihisha ngo nihishe amategeko kuko ndi umunyarwanda, iki nicyo gihugu nabayemo sindagisohokamo wenda mvuge ngo hari ahandi nari bujye. Hano ni mu rugo, buriya y'umwana yanakosheje ari mu rugo aremera agahanwa ariko akaguma mu rugo. Ni abantu bigeze babifata se nk'aho ari ugutwika? Abantu benshi babifashe bitandukanye, abavuze ngo ni agatwiko ngo buriya bukwe si ubwa nyabwo, abagize ngo ni filime, hari ababigize ngo ni filime, hari n'abamamagaye bambwira ngo nsigaye nyina ngo ni komedi nari ndi gukina ngo ntabwo byabaye. Mbese buri wese yagiye ashyiraho komantere ziwe uko abyumva, nk'uko wambwiye ngo hari uwavuze ko Gitifu yari umuyegisi, nanjye narababonye bagenda babyandika muri comment. Okay. Niho kugeza ariko kuri izi saha kuri uyu munsi hari imipira nabonye amaje gusohoka, noneho kugira ngo sinzi impamvu urimo hakana ko atari ugutwika, ariko nkaba namaje kubona imipira iri gusohoka yanditseho ati sinsubira mu brand zawe. Iriya mipira washyize hanze bimeze bite? Iriya mipira rero wenda ngize n'amahirwe icyo kintu kimbajijeho, ngize n'amahirwe icyo kintu kimbajijeho, ariko iriya mipira sinjye wayishyize hanze. Iriya brand ejo bundi nibwo navuye kuyandikisha muri RDB, ngira ngo abantu barimo barayisohora. Hari uwo bampaye w'umuhondo noneho wanditseho sinsubiramo Pierre n'izina barishyiraho. Ni ukuvuga ngo rero wambara mu rugo ufite? Oya, ni umutipe w'inshuti yanjye uri ku Gisenyi wanyoherereje ifoto yawe. Akoresheje ifoto yanditseho ngo Pierre sinsubiramo. Yego. Hari n'undi wa jumper y'umweru nawe wanditseho sinsubiramo uriho n'ikiganza gutya kimanitse. Rero bivuze ngo bitagiye kugukoraho. Urumva iyo brand ugiye gusohora noneho ugiye gushimangira ko ibyo wakoze wari wabiteguye. ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kiberaho igihe cyacyo, sibyo? None se abari kuyikoresha bose, abari kuyikoresha ntabwo wenda ntabwo ndi kubagendera kuko barasimbaza uwanzi ni wowe. Ndi kubona imipira yanditseho Pierre ntabwo nsubiramo, nkahita ntekereza ko ari wowe uri kuyisohora. Ntabwo ari njye rero kuri icyo kintu, ntabwo ari njye rero, ahubwo icyo nshaka kuvuga ni uko bari kubikora binyuranyije nuko byakabaye bikorwamo, kuko abari kubikora nta n'umwe wigeze anyegera, sibyo? Wamaze se kwandikisha brand ya basi warandikishije? Yes. Ibyo nibyo ahubwo nshaka gukurikirana nkamenya ngo aba ni bande. Nyuma kwandikisha brand se uri guteganya wenda gusohora t-shirt zijyanye na ni ukuvuga ngo uko nza bitewe n'ubushobozi buke buhari ntarafatisha neza, ariko urumva nimba nayandikishije hari ikigomba gukora. Abazazikenera izo t-shirt zizaboneka, kuko urumva ntago wasohora ikintu ngo cyandikisha kibe. Urabizi abanyarwanda dukunda abakozi, dukunda abantu bihutisha ibintu. Urambwira ngo uri kuvuga ibintu yacyari mu mishinga, undi mwana amaje gubrandinga sinsuramo. Uwo brandinze rero uwo nguwo agiye gukomwa mu nkokora. Agiye gukomwa mu nkokora nande? Wowe urimo uratinda na projet biri mu bitekerezo mwana arabigize, ahubwo wewe hari uburyo ukamiza utaragiye. Nese kuki utagiye kuyiha, wenda kuki utakihuza nawe cyangwa ukavugana nabo ariko utagiye kuba. Nicyo ngira ngo nkubwire, wewe ubwe nanshaka akanyegera tukaganira, ibyo nibyo byatanga umusaruro kurushaho, sibyo? Ariko ubu tuvugana ngiye ntago naza ngo usohore muri iyi nzu, nyiti yanjye ari yawe, ukundire usohoke nta kibaye, sibyo?
ibyo rero bisa nkaho ari kunkura mu byanjye sibyo noneho rero uwo nguwo naze tuganire nimba ashaka kugura iyi nzu tuvugana amafaranga anyishyure nsohoke mu nzu ayinjiremo ariko yabaye ako none nimba we ari kuza kansohora gutyo gusa urumva nanjye ngomba gushaka ikindengera ubwo nimugura brand bizasaba ko ari uhinduka sinsubiramo ubwo urumva muzagura brand azakurikira none akaba ari uzajya uvuga ngo nagasubiramo ninjye nzajya mbikora n'ubundi nkamwamamariza ariko yanyishyuye ntabwo ari uzahinduka kuko ntabwo byakunda kuki utabyikora we ku giti cyawe ukabishyira kuri gahunda ukabitangira vuba ukareka gutinza abantu urabona iyo umuntu ajya kubaka ahera muri fondasiyo sibyo we fondasiyo yahereye mu kuvuga gusa urumva rero ntabwo wakubaka fondasiyo ngo urekeraho birashoboka ko ubushobozi bwari buhari ari ubwiriya fondasiyo hanyuma nkaba ndimo ndiga uburyo ki ngomba kuzamura iyo nyubako iyo nyubako rero igomba kuzamurwa n'ubushobozi ni ukuvuga iyo brand nimba yarabonetse hari ubushobozi bukenewe n'ubwo gushaka izo t-shirt iyo mipira iri hanze iri gukundwa sibyo rero urumva hari abarimo barashaka kugira gutya bagafata ikintu kitari icyabo bakakibyaza umusaruro mu nyungu zabo bwite ubwo rero ibyo nibyo nashaka gukora urumva nagiye kuyandikisha ngira ngo nkore kuri icyo kintu ni ukuvuga ngo Pierre ubu ngo bimaje ubwo ni ukumva birumvikana ko brand za Pierre ziri kwiyongera Pierre umumotari ufite brand ya sinsubiramo agiye gusohora imipira tuzajya tuyambara umupira uzajya ugura ngahe ndacyarimo ndatekereza neza ku giciro cya nyacyo urumva kubera ko ntago ndabona nyirizina marike ngomba gushyira hanze ijyanye na ririya jambo ariko nimara kujya hanze nzakubwira nzashyiraho ibiciro tuzasubira mu kiganiro kizakurikira uzaza wayizanye ubutaha nzaza nayizanye mbereka neza kugira ngo mubone ko ibyo ndi kuvuga noneho nange zamereza agapira k'ubuntu njye mbaye nkagusabye kabisa uzakankora nange zambwira nuko nasubira nariwe byatangiye unsaba ubushuti ubwo wabaye ubushuti reka wenda tugaruke wenda ku buzima nyine nyuma yo kumenyekana kubera ririya jambo ni iyihe impact byagize kuri wowe impact byagize rero ku buzima busanzwe ubuzima busanzwe ni ukuba urabona nk'ubu nawe waje ku muhanda uhita umenya uyu ni Pierre icyo ni kimwe hari ukuba abantu baramenye hari inshuti nungutse ntabwo bikongera abagenzi hari inshuti nungutse urumva ikindi kandi ni uko na channel yanjye yahise igira abafana nibyo nyine ni fresh ubwo noneho wahise ufungura channel ariko nanone ahantu bahita babihuza nyine ubwo ngubwo nyine nyuma yo kwamamara muri impact byaguteye harimo no kuba warafunguye channel kugira ngo bibyaze umusaruro kuri channel yahise ucishaho ibiki bikigiye gucaho hari akavideo kamwe kariho hari na ubwo akavideo kawe nabonye uri kuririmba nese kukonje utari sharp n'abahanzi urumva uzajya kuri stage hano turi mu kiganiro ningera kuri stage ariko umuhanzi ahora na vibe umuhanzi no mu kiganiro bari hejuru urashaka tubikore gute umwereke se akapera zimwe z'abahanzi akapera wowe mushaka rero akapera tuwe tuyiretse gato tuyifungiraho tubanze tugiye kuko njyaho nagusanze niho ndi kwibanda ndongera ndebe ku kintu cy'ubusirimu bwawe mu bumotari uburyo uba wambaye ikintu nabonye kimwe uri kubura nuko hari umumotari nabonye umeze nkaho akurusha akifungwa pe umumotari wa Cogamu uramuzi uriya mutipe bamwita papa cyangwe papa cyangwe w'umumotari uramuzi se ndamuzi cyane ni muraziranye murazanye nyine musanzwe muvuga urumva tuba turi kumwe mu kazi umva yambara amawayiti gusa ngo ntabwo wamutwaye hiti ntabwo nabimenye kubera ko umunyarwanda yabyaye umwana amwita ntabareshya urumva
umunyarwanda byaye umwana mwita ntabareshya ntago tugomba kureshya no kwita ufata moto yawe ugashyiraho brand sinsubiramo abantu bakazabona ko ari wowe no mafaranga akiyongera se ubu urumva ko kukazaca amafaranga menshi cyane oya abanyarwanda babyumve ntago ibi byabaye ari byo kugira ngo ndemere cyangwa niremereze cyane kuremera Imana niyiremere Musi uramotari umuvugaho iki wacogamo uriya wacogamo se buriya so uyu murebye ubona wamuvugaho iki nta kintu na kimwe amuvuga nta kintu wanamuvuga uriya ni umusaza ni papa cyangwa uriya ni umusaza ni papa cyangwa uriya ni umusaza uriya yabikoze imbere yacu yabikoze imbere yanyu uriya ni umurigeni mu bamotari nawe ari kuri kubikora gake gake nirwo rugendo okay ariko noneho tusinze ibintu njya mbona noneho ngo bazanyishyizeho amategeko y'amatara byamubaze harya byavuyeho byamubaze wanciye ibiciro ako kantu sindi bukibagirwa wanciye ibiciro byinshi byamubaze rero icyo se mubazi sinzi mubazi yarasinziriye ariko urebye ubajije n'abamotari benshi bakubwira yuko mubazi nta mumotari ntekereza uri kwifuza mubazi oya mubazi oya da mubazi nta mumotari yifuza ahubwo ntukanayivuga ujye uyihorera ikomeze isinzirire aho yasinzirije okay none se hari ikintu ariko kiri kuba trend muri iyi minsi ngo abamotari bari gutegekwa gugenda bacaya amatara ku manywa biriya ni ukubera iki ntabwo ari abamotari gusa n'abatwaye imodoka zino za bisi zikora taxi zitwara abagenzi nabo bagomba gucana amatara yo mindani mu modokari kuva bwije kugeza bukeye byatewe n'iki se buriya ngo kuva izuba rirenze kugeza rirashe biriya byatewe n'iki nyine ariko ubundi ku bamotari ho biri mu igazeti ya leta y'amategeko y'umuhanda ko itara rya moto rigomba kwaka buri gihe cyose iri mu kazi cyangwa se iri mu muhanda iri mu nzira nyabagendwa buriya wenda bimaze iki cyangwa se wenda message twabonye ituruka kuri traffic nivuga yuko birinda impanuka n'iki buriya nibo bakoze ubushakashatsi bafite uburyo babiziho nimba hari impanuka bigomba kuzagabanya aho ngaho wenda byazasaba ko muzavugisha umuvugizi kabera mukumva icyo abivugaho ariko icyo nakubwira ku bijyanye n'amatara byo nuko bimeze itara rya moto riba rigomba kwaka guturuka mbese ukiyatse ukisohora mu nzu iwawe ugejeje mu muhanda itara ryayo rigomba kuba ryaka none se wowe ubyumva gute wenda kuba ano matara mwagenda muyasa ku manywa ubundi ku manywa haba hagaragara no ku zuba biba bigaragara ariko wenda ubyumva ute kwanza ese ubona we byaba biterwa n'uko wenda ari uko hari abari basigaye babyirengagizana nijoro ntibayatse ikintu navuga nuko itegeko ni itegeko we kugenda ngo itegeko kandi ntago buretse kandi ntago rigiyeho uyu munsi abize abatwara moto bose biza amategeko y'umuhanda nta nubwo kwanza biratwakawe tunabitekerezaho cyane biza amategeko y'umuhanda barabizi ko atari ikintu gishyashya babyize mu mategeko y'umuhanda ko ryakabaye ricanye nimba harabayeho inyoroshyo bakatureka tukajya twigendera gutyo bisanzwe ritari gukora wenda ntabwo nzi icyatumye ubu ngubu ari bwo twibukijwe gukora icyo kintu ariko buriya niyo mpamvu mubwiye ntikereka nimubaza abo hejuru impamvu bari kukitwibutsa ubu ngubu mbere hose kitari gihari ariko impamvu batanze niyo kwirinda impanuka rero mu bushakashatsi bwabo bakoze nibo bazi impamvu batanze iryo tegeko kandi nta n'icyo ribangamyeho ntacyo bibangamye twigarukire ku mana yawe rero ntabwo tuyisiga inyuma rero twagarutse noneho tumaze kubasobanurira tugaruke noneho kuri ya gahunda nyine twari tugiyemo yo kugira ngo twereke koko kuri umuhanzi njyewe ikintu narajya ku by'ubuhanzi hari abantu hari abasangirangendo bari bubibone bakumva nabo bafite izo mpano sibyo ko njyewe ari komedi ndabasha ko nigeze gukinaho film sibyo nubwo zitakunzwe ahubwo nibaza kubera iki
kariya kantu ariko abantu bagiye bakondaho cyane bagashyiraho komantere nyinshi kakaba mbese filime nazo turazigaruka urambwira abantu filime wagiye ukina ariko noneho banza utwumvishe koko kuri iyo mpano y'ubuhanzi twumve koko indirimbo ndirimba rero ni gospel. abari iri hanze ntago ndazishyira hanze mfite izigera muri 3 zanditse ariko narashyira hanze. waturimbeho gato tukumva se? ndabaririmbira nta kibazo twagiye. ngo witinyishwa n'ibiriho wizera umwami w'abami afite ubutware bwose mu ijuru ndetse no mu isi niwe witangiye abantu kuri wa musaraba gakoze isoni satani washakaga ko turimbuka. Yesu umwami ari bugufi haleluya tugiye kuruhuka abarushye nimwihangane tugiye kuruhuka. urakoze cyane. urakoze cyane noneho ariko wigeze kutubwira ko wenda wakinnye n'amakomedi n'ibiki byose hari abantu bazwi mwarakinanye kugeza ubu ngubu ibyo twabashije kugena hari cano uretse ko yagiye iferinga yari hariya ko twakoreraga iriya mu birembo bita ubu ngubu ntabwo ikiriho twari twarayitanze yitwaga Cuma TV. iyo nagiye nyikiniraho komedi ntizageraho bitewe n'abantu twari turi kumwe nyine ntibyageraho birenga. umukomedi uri kubigukora muri iyi minsi ninde? umukomedi uri kubigukora muri iyi minsi umukomedi uri kuhatwika agashyaka na kongoka ninde? ni uriya musaza bita Nsa ukoresha ruriya rurimi rwa hakurya hariya uriya bari kubikora kabisa. ni iki wavuga kuri Nsabi ndetse na Kiramana abo bantu babiri? wo gusaba byumve ko mbemera ngeyo mbagezeho ndarikura tu. nicyo kintu wababwira? nicyo kintu nababwira kandi mbabwira ngo courage byo barimo kabisa bifite inzira kandi ya nyayo cyane cyane muri iriya filime yabo ya season bita My Heart nyekurikira umunsi ku wundi. hari amakuru avuga ko ushobora kuba watamaje kwinjira muri timu ya Kiramani. ntago birakunda. waba yabishyize hanze ntago mbizi ariko ntago birakunda. biramutse bibaye nazamura icyubahiro cy'Uwiteka kubera ko ni inzozi. ndakeka none turi kugana ku musozo w'ikiganiro. turi kugana ku musozo w'ikiganiro ariko ntabwo yansoza ikiganiro nasabye umutumirwa ko yagira icyo yifuza ko abantu bamukurikiye bamufasha. nkawe hari ikintu cya mbere nshaka kugusaba nk'abakunzi bawe numva wagira ikintu basaba bagufasha abakunzi abantu bakubonye bakumva baragukunze ni ikihe kintu wifuza kuba wabasaba? icyifuzo cya mbere nabasaba ni ukunshyigikira nyine tu. hari ukunshyigikira ko gushyigikira iyo brand yanjye sibyo kugira ngo mbashe gukora ayo ma t-shirt cyangwa se n'imipira yindi ishoboka. hari n'abasangirangendo bumva bakeneye kuba bakina komedi cyangwa se bumva barabibonye bakumva bamfasha tukunga imbaraga tugakora ikintu kiremereye. urumva abaririmba bakina komedi kuri channel yanjye hasi contact zanjye ziriho abasacinga nimero bari buyibone ku buryo bworoshye sibyo. mbese tukajya inama kuko umutwe umwe wigira ngiyo gusara baze duhurize hamwe ibitekerezo turebe icyo gukora kandi gifatika hanyuma mbese uko umuntu ashobojwe yaba inkunga y'ibitekerezo yaba inkunga y'ubushobozi byose birakenewe banshyigikira ibintu bigende neza. nicyo asaba abakunzi ba Big Town TV? abakunzi urabona hano nanagushimira ko wanumiye ariko ni ukuvuga ngo
narebye mbona muri umuryango mugari muri bagari kabisa. Abo bose rero bari bumbone nk'uko cano yanjye nayivuzemo aho ngaho, nabo basacinge twunga ubumwe kugira ngo ibintu bigende biryoha. Ubundi ni ukuvuga ngo biryoha bisangiwe, sibyo? Nitumara kwaguka tumaze kuba bagari tuzagera kuri byinshi byisumbuyeho, kandi urabona muri iyi minsi ibyishimo birahenda nshuti yanjye, kubona ibyishimo ni danje. Rero abantu bashyigikiranye mu kintu nk'iki ngiki, igihe wumva utuje uri mu rugo, Pierre akaba yashyizeho akantu kari kugusetsa aho ngaho, ugacururuka ukinjoyinga umunsi wawe ukawurangiza neza, nta kintu byaba bitwaye. Bajyeho bakore sabu n'ibindi byose, bashyireho komenti na like kugira ngo ibintu bigende neza. Urakoze cyane Pierre. Reka nshimire abakunzi bacu bakomeje kuba badukurikirana, kandi mbibutse ko bagomba gukora subscribe, kuko subscribe ni ingenzi kuri nge ndetse nawe ukurikiranye ikiganiro cyacu. Reka nshimire wafashe umwanya wawe ugakurikirana kino kiganiro. Ubwo n'abakunzi ba Pierre basanzwe bamwiyumvamo, mushobora kuba mwamusapotinga, mwajya kuri channel ye mugakora subscribe, turaza kuba twayipininga hasi mu kiganiro baza kuba bayibona. Kandi nshimire rero mwe mwakomeje kwa natwe. Ciao ciao in Big Town.